Ibihe byiza kuri mwe mwese dukomeje kubana kuri umuyoboro wacu wa YouTube channel wa Darius Stage. Ubushize nabakoreye ikiganiro mbereka uburyo YouTube channel yanjye yabashije kwibwamo. Uyu munsi noneho nabazaniye part 2. Ubushize nagendaga mbereka akantu ku kandi uburyo channel yanjye bayibye. Niba utarakirebye dore ngiyi link hano ujyeho uyirebe, urebe part 1 kugira ngo dukomezanye na part 2. Uyu munsi noneho ngiye kubereka uburyo channel yanjye nayigaruye. Channel yanjye bayiba naberetse uburyo banyohereje ama message hejuru kuri telefone yanjye. Uyu munsi noneho ngiye kubereka amayeri nakoresheje kugira ngo YouTube channel yanjye ibashe kugaruka. Nababwiye ko YouTube channel yanjye bayimaranye iminsi igera muri 7 gusa nkwibutse ko iminsi 7 ntabwo aba ari myinshi cyane. YouTube channel yawe niyo yabimaze amezi 3. YouTube channel yawe ikibazo warakigejeje muri YouTube support, muri ayo mezi nyine niyo wategeza icyo gihe kingana gutyo YouTube channel yawe ibizagaruka. Ikinyenzi nuko uba ufite ibimenyetso bifatika. Mbere yo kugira ngo dutangene, kanda subscribe, ukande like, hanyuma unyandikiraho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Reka dutangire. Ni Darius Stage. Ubundi ikintu cya mbere nabanje gukora, YouTube channel yanjye bayiba, naragiye njya kuri nkuko muragenda mubibona hano ibintu nagiye nkora. Naragiye mfata telefone yanjye hanyuma njya kuri Twitter. Maze kugera kuri Twitter naragiye mpita nandikira YouTube support hano kuri Twitter habaho nuze support nyinshi cyane za YouTube. Gusa wandikira kanze nyibereke neza. Naragiye nandika nk'aka ka message gutya ndi kubibereka. Naragiye nandika kano ka message mbabwira ko YouTube channel yanjye bayihakinze, nabuze access zose kuri YouTube channel yanjye, nkeneye ko bayingarurira vuba byihutirwa. Iyi niyo message nabandikiye. Ndangije nagiye nshyiraho kano ka arobase, ndangije nandika iri jambo team YouTube. Nukuvuga ngo iyi team YouTube niyo ibasha gufasha aba creator kuri YouTube nyine. Umuntu wese ufite YouTube channel, iyi team YouTube niyifasha. Mu gihe hari n'ingi bita YouTube, iyi isanzwe, iyi YouTube isanzwe. Gusa nashyizeho iyi team YouTube bitewe nuko iyi team YouTube niyo ifasha byihutirwa. Mbega ibaze ko nandika iyi message nta n'amasaha angahe, nta n'amasaha 3 yashize batari bansubiza. Nta masaha 3 yashize batari bansubiza. Hano ukimara gushyiraho iyi team YouTube wasobanuye n'ikibazo cya YouTube channel yawe. Gusa hano ahangaha urabona hano hari akantu kanze nkakore akangaka kanze wenda nse n'umuntu wanditse ibi message byinshi nibwo murabibona neza. Kano akangaka nukuvuga ngo hano hari amagambo ubutemerewe kurenza. Hari amagambo ubutemerewe kurenza iyo wanditse inyuguti. Wenda ushobora kwandika nk'inyuguti, kanandike ibinyuguti byinshi kugira ngo nyine mbereke urugero rw'ibintu ndimo kubabwira. Uru ni urugero nawe utazaba ugiye kugarura YouTube channel yawe ugashyiraho ibi binyuguti. Okay, wabibonye. Urabona hano izi nyuguti, zino nyuguti nizo wemerewe kwandika. Hano izi nyuguti uzirengeje ntabwo iyo message igenda. Umakinga sure ko akangaka katari buve mu muhondo. Iyo kageze mu muhondo hano baba bari kuguha nka warning. Urabona hano inyuguti nsigaje urabona izi ngizi noneho zije mu mutuku. Izi ngizi ntabwo bagira ntabwo message icyo gihe urabona ni nahangaha kuri post. Urabona kino gihe ntabwo message yagira ntabwo yagenda. Ariko ukuyeho uyu mutuku urabona message yabasha kugenda. Gutya yagenda. Naraje rero mbandikira aka ka message kagufi, utazandika interuro ndende nyine, uzandike interuro ngufi ya kugira ngo ikibazo cyawe YouTube itigisobanukirwa. Naraje nandika aka ka message maze kukandika mpita nkaboherereza. Maze kukaboherereza nategereje amasaha agera mu 8. Ayo masaha narategereje ngiye kubona mbona bansubije mu masaha atageze no muri 3. Dore ngiye message, dore ngiye YouTube hano bahise bansubiza. Ikintu bansubije niki? Mbabwira ko YouTube channel yanjye bayibye, bahise bansubiza
bahise bansubiza ko banyohereje email, banyohereje message igaragaza ko ngomba kwinjira muri Nuze. Mbega ni nka message ivuga ngo nuzuze imyirondoro yanjye nyine. Kwa kundi ukuntu hari ukuntu nyine email ya YouTube channel yawe uba ugomba kuba uzi channel ID narabiberetse muri ya video yabanje, uzi n'utundi tuntu wenda urugero nk'udu password wagiye ubasha guhindura, amanimero ya telefone wigeze gushyiramo, nyine ibintu wagiye ukoresha kuri YouTube channel yawe mbere yo kugira ngo bayibe. Iyo message banyohereje niyo nahise nkanda hano ndabashyiraho screenshot y'aho ngaho nujuje iyo myirondoro. Gusa ndiuzuza nabonye ibi bintu nabonye bidahagije, nahise njya no muri Nuze, nahise njya muri ubundi hano kuri Chrome hasanzwe hari support ya Nuze, support ya YouTube nanone ifasha. Gusa iyo support igufasha bitinze. Naraje nandikamo YouTube support, nanditse ijambo YouTube support, maze kuryandika nza hano ahangaha hano, nizere ko muri kuhabona neza cyane. Noneho ahangaha ukihagera uhita ubona hano hari post to help community. Nukuvuga ngo hano post to help community ahangaha, hano post to community ahangaha hano iyo hakanze naho ubasha kuhatangira ikibazo cy'ufite cyawe, ikibazo ufite nyine naho ubasha kugitanga. Hano kuri community naho ubasha gutanga ikibazo ufite, gusaho ikiza cyaho nuko utanga ikibazo kirekire, hatandukanye na hara kuri Twitter. Gusa Twitter niyo igufasha vuba vuba, kuko akenshi iyo hari post community, iyo abanuze aba support baho nyine, abantu bagufasha nyine, abantu baho akenshi nabo bahita bakurangira kuri Twitter ko ariho ugomba gutangira ikibazo cyawe. Gusa biba byiza iyo naho wabihashyize kugira ngo ubashe kubona ubufasha bwihuse, bitewe nuko iyo wapostinze hariya ikibazo cyawe ufite babasha kugira babasha gukorana na babandi bo kuri Twitter kugira ngo bagufashe vuba. Gusa hano iyo uri kuzuza ya myirondoro navuze, ushyiramo na email bazabasha kugufashirizaho, nshyashya nyine wakoze yindi yo kuko urumva nyine urabyumva nyine ntabwo wabasha gushyiramo ya email yabanje, ya indi ya mbere bibye, urumva nyine barayibye, nta access ukiyifiteho. Niyo mpamvu uba ugomba gushyiraho email nshyashya. Hanyuma iyo uri kuzuza iriya myirondoro ubasha nyine gushyiramo iyo email nshyashya yawe, nyine iyo email bazaguheraho ubufasha. Noneho nkimara kuzuza iyo myirondoro byose nyine bakinyoherereza iyo Nuze iyo message muri Twitter, hashize umunsi ngiye kubona mbona amasaha 24 nyine yamaze gushira, nagiye kubona mbona banyohereje muri email isanzwe. Nkuko muri kubibona banyohereje muri email isanzwe, barangije bambwira bya bindi naberetse muri video ya mbere yabanje, barambwiye ngo nkuko uri kubibona kuri iyi message, barambwiye ngomba gukora clear cache, bya bindi nyine naberetse muri video yabanje. Hanyuma bambwira no kugira no gukora nyine kubasha kwinjiza email muri Nuze muri browser nakoreyeho bwa mbere nyine bajya kunyiba iyo YouTube channel. Wenda urugero rikambahe nk'urugero rwa hafi, wenda urugero niba ira YouTube channel nari nyifite nko muri telefone, urumva barambwiye nyine ngomba kuyisubizamo nyine bwa kabiri, nkayishyiramo nkareba ko bikunda, nibyanga ko ngomba gukora try again, hanyuma nkashyiramo email nakoreshaga bwa mbere nyine ya recover. Kandi njyewe mbere ubundi ntabwo nari narashyizeho email recover, nari narashyizeho telefone niyo nari narashyizeho. Kandi hano bambwiraga ko ngomba gukora email recover, bakanyohereza na Nuze nibyanga n'ahandi hantu nanone ndi bwongere kongera gukanda. Ibyo ngibyo narabikoze biranga, bimaze kwanga nahise nza mpita mbandikira message, kanze nyibereke message nabandikiye. Nahise nza mpita mbandikira message ibabwira ko ibintu nakoze bitahakunze, bitabashije gukunda, byose nabashije kubikora. Ndangije mpita nanone mbohereza screenshot, nahise mbohereza screenshot y'ukuntu biri kugenda,
maze kuyibohereza mbona hashize amasaha 28 mbona message batinze kuyisubiza, ndangije nanone nongera kubohereza indi message ya kabiri, nabohereje n'indi message ya kabiri, mbohereza nanone imyirondoro ya YouTube channel yanjye, byose nyine ndagenda mbishyiramo, mbabwira ko YouTube channel yanjye nari nanarayihuje nanuze na VidIQ, nabyo mbishyiramo nyine byose, mbohereza n'ama screenshot byinshi nyine, nagiye mbohereza ibintu byinshi. Nagiye kubona mbona banyoreje message noneho imbwira ko ngomba kugira ute, ngomba kubaha IP address nyine, bampaye akalinki ngomba gukandaho kugira ngo mbone IP address nyine ni nk'umwirondoro w'ahantu nyine nuze wenda ahantu uri nyine, ahantu uri ako kanya, bitewe nuko nyine YouTube channel yanjye bayibye n'ubundi ndi mu Rwanda. Rero IP address nyine urumva n'ubundi yari yo mu Rwanda, urumva nabaye IP address nyine nakanze kuri iyo link bampaye, mbaha IP address y'ahantu ndi ako kanya, bitewe nuko urumva nyine umuntu wari wayibye ntago yari ari mu Rwanda, kuko njyewe YouTube channel yanjye yaribwe n'Abahinde. Nangije mbaha IP address, maze kuyiba bahise babona ko YouTube channel ishobora kuba atari iyabo ngabo bibye channel yanjye, bitewe n'imyirondoro n'abahaye n'ibiki byose. Bahise banyohereza message imbwira ko YouTube channel yanjye babashije kuyigarura, noneho ubu ngubu nabasha gushyiramo imyirondoro yose isabwa kugira ngo YouTube channel yanjye igire access zuzuye. Gusa iyo myirondoro bampaye warning, bambwira ko ngomba kubihindura mu minota itarenze 20. Ibyo bintu narabikoze nyine ndabihindura, nagiye nyine nshyiraho email recover, nshyiraho na nimero ya telefone, urumva nyine umuhaka ibintu byose yari yarabihinduye. Ndangije ibyo byose maze kubishyiraho, YouTube channel yanjye nubwo buryo nahise nyigiramo access, na ama email twagiye tuganira na YouTube. Guys, gusa nkwibutse ko utazi kwandika ibintu bijyanye n'icyongereza cyangwa se utazi ibintu bijyanye n'ibyongereza nyine, mbega ariko ravuga muri make, guys, YouTube channel yawe ntiwabasha kuyigarura, bitewe nuko biba bisaba gusobanura akantu ku kandi, uramutse hari nk'ikibazo wigeze kugira kuri YouTube channel yawe, wanyandikira kuri nimero ndashyira ahangaha, kuri iyi nimero wanyandikira, hanyuma nkabasha kugufasha icyo kibazo YouTube channel yawe yabifite, nkabasha kugikemura. Gusa guys, mbibutse ko ntago ari iby'ubuntu, nta mafaranga, nta bintu dukorera ubuntu. Urumva nyine ibintu bitesha umutwe gutyo, nose urumva nabigukorera ku buntu, ntabwo nabigukorera ku buntu. Guys, gusa izo nizo nzira nabashije kugaruramo YouTube channel yanjye. Ntabwo rwari urugendo rworoshye, ariko iyo ufite amakuru nyine ya YouTube channel yawe, ibyo ngibyo bigeze guhindura YouTube channel yawe, uko byagenda kose ibigomba kugaruka, ntabwo yabura kugaruka, kiretse nta bimenyetso ufite bifatika. Wenda urugero nk'ayo ma screenshot y'uburyo bagiye bahinduramo imyirondoro, reka ndaje nyibereke, kanze muri screenshot narabifashe. Udafite nk'izi screenshot, udafite nk'iyi screenshot muri kuyibona, udafite nk'iyi screenshot ntibyakunda ko iyo, wenda bishobora gukunda ko wayigarura, ariko nanone nyine iyo ufite nyine bino bimenyetso bifatika, YouTube channel yawe ibasha kugaruka mu buryo bwihuse. Guys, rero mbibutse gukanda subscribe, like, comment, share kugira ngo tujye tubana no mu yandi mavideo agiye atandukanye. Ni Darius Tech, ntiwibagirwe gukora ibyo nk'ibyo nkubwiye.